kuva 14 haravuze ngo wihagarare gusa ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Bibiliya yavuze ngo abo banyegiputa bonye uyu munsi ntabwo uzongera kubabona ukundi. Ibyo bigaragaza byari biri imbere yawe ntabwo uzongera kubibona ukundi. Wihagararire gusa ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Wihagararire gusa ureba ibyo Uwiteka agiye kugukorera. Nubwo Farawo gutugirije, nubwo ubukene bugutugirije ari burebure, nubwo uburwayi bugutugirije ari burebure, nubwo intambara zibari ndende, nubwo gutinda gushaka bibaye birebire, ariko wihagararire gusa ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Abo babisha bawe ibyo bigaragaza byabikuri inyuma, biravuze ngo uzabishaka ubibure. Haleluya. Umunsi w'amashimwe nuwongera kugera uzashaka bya bibazo ubibure. Haleluya. Imana igitwibutsa. Haleluya. Imana igibasha kutwibutsa iminsi twaciyemo mibi, ariko twagera mu minsi myiza byose tukabyibagirwa. Impamvu Imana igucishe muri cyo kigaragaza nukugira ngo ejo utazibagirwa ibyo waciyemo, nukugira ngo ejo utazegeraho ugahaguka ibagirwa izina ry'Imana. Niyo mpamvu Imana irimo irakuremera amashimwe. Ntago ikigerageza uri kujyamo ari ukugira ngo ubeho nabi, ahubwo ni amashimwe Imana iri kukuremera, n'ubuhamya Imana irimo irakuremera. Nubwo byabikomeye uyu munsi, ejo bizagenda neza. Hari ibintu bitahara abantu batatu udakuriye gukinisha. Ntuzakinisha umuntu wize, ndetse ntuzakinisha umwana mutoya, ndetse ikindi utazakinisha cyane cyane umuntu wasenze Imana. Haleluya. Umuntu wasenze Imana ajya atungurana, umuntu winginze Imana ajya atungurana. Nawe uyu munsi wakongera ugatungura abantu, nawe uyu munsi watungurana mu muryango, Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Witeguye kubana n'Imana, Imana ikagutungura, Imana igatungura abantu. Hari igihe abantu bicara akavuga ngo uriya nta neza y'Imana uzabona. Usenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana itegeka, Imana itareba nk'abantu, Imana itagirobanura ku butoni. Haleluya. Iyamugiriye neza nawe izakugirira neza, iyamutabaye nawe izagutabara. Ntaho yagiye nubwo wabona byaba bikomeye, na nyuma ya zera Imana igikora, na nyuma ya zera Imana ijya yitamurura. Yigeze yitamura kwa Hana biramenyekana. Penina yaramaze igihe kirekire arimo aramucunaguza, amubwira ko atazabona umwana, harimo aramugenda kure, ariko Uwiteka agezeho aramwibuka byara umwana w'igisubizo. Reka ngire ngo nkubwire ngo nubwo watinze gushaka, nubwo watinze kubyara, nubwo uburwayi bwatinze gukira, buzakirira rimwe na rizima. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Imana igiye kugukorera bitandukanye n'iby'abana abantu bafite. Ibyo Imana igiye kugukorera bitandukanye n'ababibonye mbere, bifite itandukaniro. Hana yabyaye umwana, habyara umwana w'igitangaza. Umwana bamwita Samweli. Wa Samweli nawe wafashe ingoma y'Abamayuhuza n'ubwami bw'Imana. Haleluya. Rero nkubwiye ngo iki Imana igiye gukora nubwo watinze kubyara. Imana igiye kuguha umwana w'umumaro, Imana igiye kuguha umugabo w'umumaro, Imana igiye kuguha umugore w'umumaro, Imana igiye kuguha akazi k'umumaro. Haleluya. Gatandukanye n'iby'abandi, gatandukanye n'iby'abandi bafite. Haleluya. Ariko nibwo byizere wavuga ngo amen. Imana iguha umugisha. Uyu munsi turi mu mwanya wo kwinjira mu mashimwe. Uyu munsi turi mu mwanya wo gukorana n'Imana. Uyu munsi turi mu mwanya wo kugendana n'Imana. Rero nkubwira ngo wongere uyizere, wongere uvuge amen, wongere uyihamagare bundi bushyashya. Birivuze ngo ikihamagara wakumva uwo mubera watabaza ninde? No Uwiteka wenyine. Imana itugirire neza, Imana idushoboze, Imana ikurwanirire, Imana yongere kwambika imbaraga bundi bushyashya. Amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu.